ngo M23 ngo yateye ibirindiro bya Wazalendo ku misozi ya muremure yitegeye igiturage cya Shasha. Amakuru ngo aturuka ari agera kuri no munyamakuru Micombero akaba avuga ko izina nyeshyamba zishaka gufunga umuhanda Sake Minova. Nta muhanda ari kuvuga azubaka kandi uwo ubwawe niwo uzumbwira ukuntu kuva byibuze muri no Rukivujya muri Site Kivu bigoranye. Yego. Nta shuri ari kuvuga kandi abantu bahoze bagaragaza amafoto y'abanyeshuri bo muri DRC by'umwihariko muri utu duce turimo imirwano ukuntu bigira muri za Nyakatsi. Hari n'umusirikare wo mu Rundi nabonye rwose yamavuga ati iki gihugu rwose cyaranyariwe. N'umwanda wigendera sibyo ntavurira ari kuvuga. Ibaza hano Burundi igihugu cya mbere gikinnye muri Afrika nacyo kireba imibereho y'abanyekongo kikagira imbabazi. Umuntu ariho ariyamamaza ni imwe mu bakandida bafite amahirwe yo gutsinda nta kintu na kimwe ari kuvuga. Ubwo abanyekongo nabo ntibazamubaza ayo mavuriro ntibazamubaza iyo mihanda kuko ntabyo yigeze abasezeranya. Ingabo zacu zikora zite zigendera kuri ritime y'umwanzi ati y'umwanzi agabye aruhutse nazo ziraruhuka yagaba igitero nazo zikagaba igitero ati zigashaka kumusubiza inyuma ati zigasunika iminsi 3 uwa 4 zikaba zirananiwe ati nizikomeza gutyo rero ati nagoma izafatwa. Abo ngabo byari byo byose abantu bose batanze comment kuri iyi nkuru y'uru rugamba no kuramforsa ibirindiro. Asurumba umugani hari amaze iminsi hari agahenge kabayeho ku mpande zombi. Nago tuzi ngo katangijwe nabande ariko umugani ntago wamenye ukuntu bigenda ku bakongomani. Nk'abantu bavuga ko baba bari mu gihugu cyabo baba bagomba nyine kwirinda umwanzi. Birangira ngo aribo bagendeye kuri ritime M23. Nibitsimbuye bagatsimbura nibihagaritse bagahagarika ariko M23 ahubwo ikavuga ko ntago ari itsimbura bo bayigaba igitero. Abanyamakuru rero nibo bayobya abo bantu batanga izo commentaire bakwiye kubabwiza ukuri bakababwira bati mu by'ukuri ingabo zacu nizo ziba zaruhutse noneho zatangira kuvuga ngo turaruhutse noneho tumaze gukora indi strategy turamanutse bagasanga rebelle bari bwuma bakongera bakiruka. Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse namwe abasomyi ba bwiza.com mu bice bitandukanye murimo mu mirimo itandukanye muri gukora hirya no hino mu isi. Reka nizere ko gahunda zanyu zikomeje kumera neza cyane. Ndisha Drake niyo nsenga ndi kumwe na mugenzi wanjye Denis Sengiyumva tukaba tugarutse mu ruvugiro rwo ku itariki ya 10 na kangahe Denis na rimwe 11 gitondo twahoze tuvugana na Viateur ngo urabona ko umwaka noneho usigaje iminsi baherwa muri 20 se uri ifunze uyu ngo ariko warangiye ubwo ni 19. Okay, ubwo rero tukavuga tuti uyu mwaka ubwo uri kugenda wegereza ku musozo nshuti bakunze bacu turabifuriza kuzawurya ntuzabarye nta mpamvu yo kuribwa n'umwaka ubwo twe tuba tugomba kuwongera mu yindi. Ariko numvishe Deni ezikono Fred abafite ubwo ni Fred ni Fred yaravuze ngo ubwo ngo tuba turi kwegereza ku munsi wo gupfa. Ni Viateur wabivuze ni Viateur wabimbwiye atubwo ni uzamara iminsi 50 umwe uvuyeho nabyo ni ariko ntabwo abeshye uko isaha ihita umunsi uko uhita ubusatira iherezo ryawe ariko tuzi neza yuko nanone iherezo ryacu tudashobora kurimenya rirahari n'ubundi nta katagira iherezo ariko ntago twaritinya kuko naho twari kwepera naho twanari kwepera umugani ibintu udashobora kugira icyo uhinduraho nta mpamvu yo kwirirwa bitinya urategereza. So abakunzi bacu rero mwebwe reka tubongere tubasabe kudufasha muri za gahunda duhora twifuza ko mwakora like nyinshi ku kiganiro muracyagenda buhoro ariko harimo ababyitabira Deni reka ne kuvuga bose harimo abantu babyitabira ariko harimo abantu bakigenda buhoro ugasanga ikiganiro cyagize ibihumbi 8
bya views ariko ugasanga like ntizigeze no ku 1,000. uyu mugabo bita Rogan Inkuru Nziza ngiye guheraho nasuhuza muri kino kiganiro we aravuga ati ewana tugomba kubaha likes ni ngombwa hari aho tubyibagirwa ariko mujye mutwibutsa niba muranguye mutanguye ari kuvuga ibiki mutangiye ikiganiro ahari okay. Rogan urakoze rwose kudufasha muri uku gutumika ubutumwa twiyemeje ko tubagezaho kandi ni ubusabe nubwo ari ubutumwa ni n'ubutumwa buri mu bwoko bw'ubusabe turabasaba kabisa mudufashe mudushireho tuturayike kabisa reka mboneraho nanone gusuhuza Bizimana Samuel we aravuga ati rimwe na rimwe kubera ikoranabuhanga turumva ntituvuga ariko none watavuze ni bacondeho ntago bigoye byo wenda nashyizeho agatima nibyo rwose ubwo birumvikana ko ubutumwa bubageraho murabwumva none bwo mubwumva mu reacting kabisa mutwereke ko turi kumwe munakore nyine na subscribe munakore na shares munatanga nizo comments nubwo avuga ati turumva ntituvuga ariko mugerageze ukubonye akanya uvuge nubwo wavuga nka bya bindi muzarebe ubutumwa Sengreto yohereza Sengreto mpite naramusuhuza Sengreto ashyiraho agatima akigendera Sengreto kabisa kudesha kuri wowe nta kiganiro Sengreto adatanga iyo comment n'ukibona uzambwira uti hano hantu Sengreto yagiye he ahubwo uzanatweze nimero yawe tuzahita tuguhamagara tuzabamenya ko wagize ikibazo reka dusoze rero natumwebaze Elijah yego uri kuvuga ati good evening guys Hagenimana Victor nawe twagusoje ati Guterres naza himbire muri Afrika uko yashimiye kuri Israel bamwicaza ku gasambi mbese batweretse ko ameze nka ya barindisha urugo yawe n'umujoro ikajya imoka Leonidas bakuzi yabo nawe twagusuhuje Singleto nk'uko wabivugaga rwose agatima karahabaye n'uw'amahoro Spray nawe yarabyiganye nawe courage kabisa w'amahoro we ni tubiri shirika niyo nkuru twagusuhuje Kaka Wilson na Karangwaire Epiphany na Mtomboko wananchi mtoto wananchi nawe tumusuhuze na David Njirukira na Habyarimana François na Felix Chikango reka nsuhuze rero nanjye Musabwa Mugiraneza Pablo Mugenzi Calixte Ndasimishe okay nanjye nkireho Shadadi nkireho Rucogoza Patient nkireho Levi Mukwiza nkireho nandi wo kubgayo Rashidi mitenkiraho nande kankireho Chantal Makuraza na Terence Kwizera nandi wo kubgayo Rashidi wari umaze kumvuga harya Karemera Paul ntago namuvuze na Muhirwa Yves na Rutagarama Salehe na Muhirwa Yivaragarutse Niyibizi Celeste Gaspari Ndame ni Kamugunga na Maria Sanga na Louise ndiragiye Chris James nawe tumusoze Kamara Fideli Bahati Ndagijimana mwese tubasuhuze cyane Celestin Nduwayo wari kuvuga ati Denis ni gute ariko ndabona umeze neza kandi turabemera cyane ku makuru y'urugamba mbega ko naherutse kumva agakuru ka Sendugu umuyobozi muri za Nyatura ndamuheruka muri za BBC mu kiganiro n'akanyuka Canisius ko ntarasubira kumwumva namwe mu muvuga natwe tumuvuga aba bagabo rero Kanyuka na Canisius koko nabavugizi ba Lawrence Kanyuka ariko waravuka yohereza ubutumwa bwawo ndi busuzwa na Aruta Continue yego kanuza nibyo ariko Canisius we avuga rimwe na rimwe kubera ko urebye hanini umunyepolitike cyane Wiringoma ukunze kuba ari mu kazi harya Kanyuka n'uwungirije Wiringoma naho ibya Nyatura na Sendugu Museveni natwe icyakoza ntago duheruka kumva amakuru ye gusa aya Nyatura duheruka kubabona bava muri Rubaya ku mamoto menshi bikoreye amabuye abandi bari bikoreye amabuye y'agaciro bahunga ngo bayahungisha M23 nibyo okay ako karagaciyemo ubwo ndumva twarekeraho wenda tukongeraho Marie Goretti uri mu Bufaransa Mandela na Moses bari muri Amerika Rutayisire nawe ari mu Bufaransa
tukaba turekeye aho ngaho tukinjira mu kiganiro. Nibyo tugiye kuganira kuki ikiganiro cy'uyu munsi turareba ingingo imwe ebyiri ariko zose zifitanye isano n'urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa intambara hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo, aho kugeza ubu ngubu amakuru bwiza ifite nuko Wazalendo barimo barigamba ko muri Mushaki barwanaga na M23 ariko iri kumwe n'Abagande. Bakavuga rero bati rwose usibye no kurwana gusa ati twanishemo abasirikare ba Uganda ndetse dufata n'abandi, birangije bariruka se ubwo bazaberekana igihe nikigera. Ubwo turareba igisirikare cya Uganda kiravuga iki kuri aya makuru, hanyuma turareba bikomeje kuvugwa. Hari intambara ngo bongeye bararasana mu masaha ashize, yego, aho bita ku gasozi ka Muremure ngo bari kubera imirwano ikaze. Hanyuma mu Burundi naho muziko naho tujya tubaha amakuru yaho, ubu biri kuvugwa ko ngo hari abasirikare b'u Burundi bishwe na Red Tabara yinjiye mu Burundi, ntabwo ikiri muri Kongo, biratandukanye. Uyu munsi mu gitondo amakuru yavugaga ko barasanye ariko bitari byaba official. Ubu rero Red Tabara ubwayo yemeje yuko yishe bamwe mu Barundi. Ibyo nabyo ndumva twaza kubirebaho. Ubwo wenda dushobora no kubijya, ariko ndumva mwabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri gusubirayo kw'ingabo z'u Burundi. Twari twabivuzeho twongeye kubikomeza, ariko Abarundi batashye kiriho, abari bari muri Aircraft batashye, hasigaye Abagande ariko nabo bamaze kubona amabwiriza batangira kuva muri kiriya gihugu vuba gahoro gahoro. Twahoze twibaza ikibazo nge na Viateri ngo kuki Abagande aribo bafashe igihe kinini cyo kuvayo, nibo bajyanye ibikoresho byinshi, nibo bashingiye kuki bafata kiriya gihe. Viateri we yambwiraga ati bashaka bagifata kuko hari ni ku mupaka wabo kandi benegeranye na ntuza ni ADF, bashaka bana joining ADF. Ati rero nta pressure bafite, na mekaniko yatubwiye kwanza muri icyo kiganiro ati nibo badafite pressure. Urona nk'Abarundi buriya bagendeye kuri pressure cyane, niba birukanyije nyuma yuko bari bamaze igihe bashinjwa ko batangiye kujya barenga ku mabwiriza ya yase, bakisanga batangiye kurwana na M23. Donc bagenzi babo muri Tafoke babahungiragaho, babahungiraho imirwano igasanga ibaye Gatogo, nabo bari muri Aircraft bakisanga nabo batangiye kurasa kuri M23 kandi ubutumwa bwabo bemerera kurasa. Bishoboke rero ko ari iyo pressure yabirukanye, ariko Abagande nta pressure nimwe bafite, niyo mpamvu bakora ibintu byabo bitonze. So ubwo ndumva ari ibyo rero. Reka duhere kuri iyo nkuru wari uvuze y'Abazalendo bigamba ko ngo bishe bakanafata ingabo z'Abagande benshi kuri mu rugamba rwo muri Mushaki. Kuwa gatanu nibwo ihuriro ry'iyi mitwe nyine y'inyeshyamba rizwi nka Wazalendo zifatanya n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasohoye itangazo rishinja ingabo za Uganda gufasha inyeshyamba za M23 muri Mushaki. Aha ni muri teritwari ya Masisi. Izi nyeshyamba zibinyujije nyine ku muvugizi wazo Jules Murumba, ugaragara ku ifoto iruhande rwa Tshisekedi mu nkuru ya bwiza.com. Nibyo ino foto ndayifite. Zavuze ko zafashe kandi zikica bamwe mu basirikare ba Uganda igihe bari ku rugamba muri Mushaki. Ese uri ku ifoto niwe zishe, niwe zafashe? Oyo ni umuvugizi w'Abagande. Okay. Ngo nyine aho ngaho mu rugamba rwa Mushaki ngo bahiciye abasirikare ba Uganda ndetse bafatana bamwe muri bo. Abo ni ba Wazalendo babivuga, ntabwo muri iryo tangazo bigeze wenda bashyira hanze amafoto y'abasirikare ba Uganda bafashe nk'uko tujya tubona M23 bikora. Gusa urugamba rwo muri Mushaki rwari injyanamuntu. Urugamba rwo muri Mushaki rwari injyanamuntu. Noneho urwo kuwa kane ndi ha special force rwo ngo ntiruzibagirana mu mateka y'intambara imaze kubera hariya. Rwaro urugamba rutangira saa 8 z'ijoro, urarwumva uti saa 8 z'ijoro
ubu rero wazarendo nayo niba itangiye kwigamba ubwo iraruhutse imaze gufata kuka bari babanje guceceka. Muri iryo tangazo rero bagize bati ingabo za Uganda zirwana ku ruhande rwa RDF/M23 imushaki kandi abacanshuro b'abanyamahanga batawe muri yombi n'ingabo zacu. Reka twese duhagarare inyuma y'abasore bakunda igihugu, ubwo ni ba wazarendo, turi wazarendo Kongo mbere na mbere. Gusa ntago byarangiriye aho ngaho. UPDF nayo yagize ikitangaza kuri aya makuru, aho kuri iki cyumweru ejo ku itariki 10 hashize UPDF binyujije ku muvugizi wayo wita Captain Ahmed Hassan Kato, yonde ko ntago ari umuvugizi mukuru. Umuvugizi mukuru ni Kurayige General. Mu itangazo rye rero yamaganye aya makuru, avuga ko adafite ishingiro ndetse ari propaganda ngo bigamije guhungabanya isura y'igisirikare cya Uganda. Hanyuma avuga ko ingabo za Uganda zitigeze zikorera muri Mushaki. Ariko se wa mugani yavuze ko ingabo za Uganda zibarizwa muri teritwari ya Rucuru. Muri Masisi ntabwo zigeze teritwari ebyiri niko zihabanyera. Urumva ati twebwe dukorera muri Rucuru, by'umwihariko Bunagana, Mabenga, Cengerero na Kiwanja, ariko ntabwo twigeze dukorera muri Masisi. Yongeyeho kubu ingabo za Uganda ziri mu nzira yo kuva nyine muri kariya karere n'ibikoresho byazo kubera kubaha cyane ibyemezo byafashwe n'inama z'abakuru b'ibihugu ndetse n'abagaba b'ingabo zo mu karere zasabye zino ngabo nyine gutangira kuva muri Kongo. Akaba rero yagize ati twifuje gukurura ibitekerezo byanyu ku makuru atariyo agaragara ku mbuga nkoranyambaga z'icengezamatwara z'imitwe yitwaje intwaro ya wazarendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishinja ibinyoma ingabo za UPDF ko zikora ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Rucuru mu gihe manda ya aircraft yarangiye. Bavuze kandi ibinyoma ko bafashe bamwe mu basirikare bacu bafashwe nk'imbohe z'intambara mu rugamba rwa Mushaki hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC. Ubyo yabyise ibinyoma, abyita propaganda zigamije nyine guhindanya isura y'igisirikare cya Uganda. Kwa gatandatu inyeshyamba za M23 rero zikaba zarahagurutse ngo muri Mushaki zerekeza Kiroshe, Ngungu na Murambi zerekeza Kagana. Ibyo ni ibice nyine uyu munsi no mirwano y'uyu munsi ya muremure ishobora kurangira hari ahantu hose bahageze. Ni muhanda umwe kuko ubu ngubu M23 iragenzura Mushaki kugera Kabaya ya kabiri mu misozi yitegeye umujyi wa Bihambwe. Inyeshyamba za Zerendero zo zoherejwe ngo mu mujyi wa Bihambwe kugerageza kwitambika M23 kugira ngo idakomeza igana muri Rubaya, handi twavugaga hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro baburinzwe cyane ariko bikomeye muri Rubaya. Handi babanyatura bari kuyirukankana bayakuye. So ibyari byo byose kuri iryo tangazo ry'abantu ry'abazarendo harimo umugano utuntu two kwibazaho. Nimbwira ukuntu abantu bava muri teritwari yo muri Kongo nabonye ari kinini. Urumva hari ya Nyiragongo, hari ya Rucuru, hari ya Masisi, teritwari bari nini. Bavuye muri Rucuru baza muri Masisi, muri Kishishi. Nta wundi muntu babonye, FARDC ni yababonye. Ariko wazarendo bati twe twababonye twanabarashe turabica. Abandi abajeni resista kwe. Nyamara abantu bose bazi ibya nuzo uko byagenze. Ibya Mushaki. Ibya Mushaki birazwi nyine urugamba rwo kuri Mushaki se ntiruzwi ko bagiye bakisanga saa 8 z'ijoro ngo hari gukora icyuma, ishoka, umugozi, utuntu nk'utwo ngutwo kabisa. Ntago wapfa kuzana ibintu by'isasu, ntago ryari ryemewe. Yagendaga bucece. Rero ababaza rendo ubwo nyine ni kwa kwikina cyo kora wenda nibashira hagaragara nk'ibimenyetso nka kumwe kwa M23 turaza kubyemera, turaza kuvuga tuti FARDC nako UPDF nize isobanure
ibyayo nuko aba bantu bayo bageze hehe muri Mushaki. Ariko abantu bo muri Kongo bakwiye no gusobanuka abantu ibi bintu igihe babinengewe ntibabyumva. Kuki muvuga ibintu bidafite ibimenyetso? Ibintu bidafite ibimenyetso biteza media biteza abantu kwibaza ngo nibyo si byo, ibyo bintu mwazabikuyeho. Ariko muri bintu yakoze ukabura ingoma avuga ati ntabwo twashaka kubikora ariko twahatirijwe kubikora. None aba bantu nabo ko tubahatiriza igihe kinini kuki batavuga ngo reka tubereke ibyo bizakamenyetso gato? Ako so nabatsindwa urw'amasasu n'urw'umunwa bakarutsindwa byose icyarimwe bigashoboka. Hari urwo bashoboye bazajya barwana, hanyuma iby'imbunda n'ibiza nabyo bagira uko babitwara cyangwa se bakizwe n'amaguru. Ariko urw'umunwa rwo ndakubwiza ukuri ntago bano bantu ushobora kubatsinda. Abo bantu ntago ku munwa bakoze umunwa abantu. Umunwa barawukoze kabisa. Uwo rero nuza ubuvugizi wa Wazalendo uyu nguyu nyine uri kumwe na Tshisekedi aherutse kumvikana ari kuvuga akantu uretse ko nyine byari amajwi amafoto atagaragaye ariko yari space yo kuri Twitter yavugiyemo ari kuvuga ukuntu ngo perezida wabo cyangwa abategetsi babo iyo baza kugira byibuze agatekerezo gatoya ko kuyobora igihugu cyabo nk'uko u Rwanda ruyobowe ngo cyari kuba paradiso ngaho. Nese u Rwanda ruyobowe rute? Ati ni igihugu ngo yakoresheje terime ndayibagiwe ngo ni systeme y'ubuyobozi nibagiwe ukuntu yayise ariko narayirebye mu busobanuro nsanga ngo ni systeme aho inzego zose ziba zifite uburyo bwo kuripotinga nyine accountability kubazwa ibyo zikora. Cyari igiterime yakoresheje baza cyari igifaransa. Noneho inzego zose zikagira uburyo bwo gutanga raporo z'ibyo zikora zikabisobanura ziti twebwe ibyo dukora ni ibi ngibi results zabyo ni ibi ngibi kandi ngo hakabamo n'uburyo bwo kuzamura abakene inzego zose zikazamurana. Ati iyo aba ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babikora ngo nk'uko mu Rwanda babikoze. Ati iki gihugu cyacu kiba cyaravuye hano hamwe cyarageze ahandi. Gusa nyine ntiyagaragaraga mu mashusho yari amajwi ariko bari kuri iyo space baravuze ngo niwe wanyawe nyine yari kuvuga muri cya Giswahili cyabo kiba kivanze n'igifaransa. Ubu rero noneho agarutse avuga ibyo ngibyo byo muri byo kuba barivuganya Abagande ariko ndabona ameze nk'aho atari n'umusirikare. Ni umuvugizi gusobanura atajya ku rugamba. None se uyu ni umusirikare ni umuvugizi wa Wazalendo nyine ni umufisi yibera muri office ntago azi ibyo ibera ku rugamba. So ubwo niba ari byo bamubwiye kuvuga nyine nuko yari bubivuge ariko ago bajya batanga ibimenyetso kabisa ko kantu bazagakosore bajye batubuza kubona icyo turenzaho tuvuge tuti yewana kabisa bya bintu byari ibyo ngibyo ntacyo twarenzaho. So numva ari ibyo. Hanyuma indi nkuru twari twavuze ko twavugaho deni twari twavuze ko dushobora no kugaruka kuri iyi nkuru yuko Red Tabara ngo yikojeje mu Burundi iramanuka. Ariko mbere yo kujya mu Burundi twabanza tukareba ibyo muri muremure buriya tuvireyo rimwe muri muremure ndabona ari ibyanditswe na Micombero haravuga ko ngo bikomeje byongeye. Mu gitondo twavugaga ngo baratuje ngo nta masasu yumvikanye uyu munsi ariko nyine ak'abakongomani ntikajya kiburira. Mu masaha ya saa 8 ndabona aribwo yanditse ubutumwa kanze nkubwira igihe yabwandikiye byanyabyo yabyanditse ku isaha ya 7:49 yanditse avuga ati combat M23 RDF Wazalendo FARDC depuis des affrontements serendis 11 décembre début ntago ari début des affrontements serendis 11 décembre dans le territoire de Masisi. Le M23 bya bindi by'ibarenzaho /RDF ont attaqué les positions des jeunes résistants Wazalendo sur les collines de Muremure qui surplombent les villages de Chacha. Selon des sources locales, les rebelles veulent couper la route Sake-Minova. Pendant ce temps, un moment de déplacement de la population s'observe dans la zone.
les habitants de Chacha se dirigent vers Minova. Ati iki? Ati ku munsi wa gatatu kuri uyu wa mbere ati mu gihe hari agahenge ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo na Rucuru, ariko si ibi nibyo ndi gusoma, ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo we yanditse ati hatangiye nanone gukozanyaho kuri uyu wa mbere ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 muri teritwari ya Masisi. Yego. Ati ngo M23 ngo yateye ibirindiro bya Wazalendo ku misozi ya Muremure yitegeye igiturage cya Shasha. Amakuru ngo aturuka ari agera kuri no munyamakuru w'Micombero akaba avuga ko izina nyeshyamba zishaka gufunga umuhanda Sake Minova. Hagati aho abaturage nyine bo ngo bakomeje guhunga aho hantu. Abaturage bashasha bari kwerekeza muri Minova. Hanyuma ibyo ahubwo mu kanya narindi gusoma ni ibi bikurikira, aho bavuga ko nyine kuri uyu wa mbere hagaragaye ku mpande zombi, ni hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo, kongera ingabo muri Kirorirwe ku muhanda yari yabanje nyine avuga mbere kwa konda barimo barongera ingabo no muri Mushaki ku muhanda Mushaki Rubaya ugana ku dusozi twa Muremure. Aho ngaho nyine Muremure ibi nibyo yatangaje imbere ya biriya nibyo, ubwo imirwano rwari rutarambikana kuri mwe yababikurikirana hafi nubwo nyine ashyiramo kakarwa kugira babikurikirana hafi babanje bazana ingabo. Ngo no kuvuga ngo nta modoka iri gucrossinga uno muhanda kuri Iraq Kivu ugana uva Sake ugana Minova. Kuko imirwano iri kubera ku gasozi k'Amajyepfo muri Sud Kivu. Minova ujya muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu muhanda wakubwe wa Sake Minova kubanza ari ingenzi cyane nahora abantu muzi birumvikana kuko ni umuhanda uhuza intara ebyiri, ariko z'umugani ubwo ariko habaho n'undi cyangwa ni nawo abava Goma nabo bagera Sake bakabona gufata uwo nguwo. Yego, bakamanuka muri Kivu y'Amajyepfo. Abandi nibo babandi baba bavuga ngo baca mu mazi. Ahandi ni mu Kivu. Utanyuze muri Sake Minova aho waba uvuye hose muri no Rukivu waca mu Kivu, ahandi hose ugukire kugiye guca Kinshasa. Hanyuma igeze muri Kivu y'Amajyepfo naho kuva Uvira ngujya ibukavu bigusaba kubanza guca mu Rwanda. Bigusaba kubanza guca mu Rwanda kwera imihanda. Ariko ikibazo cy'imihanda ukomojeho ridusoza no nkuru yiza frontema z'uyu munsi nkubwire icyo abantu bari kukibazaho kuri Tshisekedi, ikibazo cy'imihanda. So ubwo nyine hanyuma hano hari umuntu bita Sentire Noire yavuze ati nakifuje ko M23 ifata Goma harangiza igafite ifata Chirombo Bugwate. Pourquoi État de pour capturer Goma? Ayo aribaza impamvu M23 itinda gufata Goma. La FARDC ne peut rien faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas une armée. Si aujourd'hui il est considéré 8e, c'est l'héritage de Mobutu. Cette place est non lelo. Uyu akavuga rero FARDC ati kuki batindiganya gufata Goma, ati FARDC cyo nzi cyo ntacyo yakora, ati kuko iriya nta nubwo ari igisirikare. Ati uyu munsi kuba bakikita icya munani ati mu murage wa Mobutu. Ati uyu munsi rero ibyo ntabwo ariko bikimeze. ngo arashaka ko M23 ifata Goma igahita ifata Chirombo. Chirombo ejo bundi yari ari Goma nyine yaje kwamamaza ejo hubwo yaje kwamamaza Goma. Hanyuma uwo bita Trésor Beni Mangwamboa waravuga ati chaque fois que nous apprenons que les rebelles sont en train de renforcer les positions, la nouvelle qui tombe par la suite est celle où les FARDC ont fait le repli stratégique. Ati iteka iyo twumvishe ngo inyeshyamba zirimo ziraramforsa cyangwa zirimo zirakaza ibirindiro byazo, ati amakuru akurikiraho twumva nanjye ko FARDC yakoze repli tactique cyangwa yirukanse. Why?
ariko ngo ubundi ngo bajyaga biruka ahubwo umugani biraza kubagerekera gute bajyaga biruka bakasiga babwiye abamerceneri n'abarundi bati nimwe muhembwa menshi nimusigare mu kazi ubu noneho bazajya biruka babwira abandi ko abarundi batashye bamwe reka rwose turadukomenta abantu bagiye bambubarira ndusome kuko haragiye usanga n'umuntu akubarije ibibazo nawe waba wibaza nibyo nk'uyu nguyu waravuga ati notre armée combat au rythme de l'ennemi car l'ennemi se repose l'armée se repose ici car l'ennemi lance l'offensive et se cherche à le repousser elle repousse pendant 3 jours finalement le 4e jour n'en peut plus et lâche avec cette allure Goma risque de tomber uyu nguyu akavuga ko ingabo zacu zikora zite zigendera kuri ritime y'umwanzi ati y'umwanzi agabye aruhutse nazo ziraruhuka yagaba igitero nazo zikagaba igitero ati zigashaka kumusubiza inyuma ati zigasunika iminsi 3 uwa 4 zikaba zirananiwe ati nizikomeza gutyo rero ati na Goma izafatwa abo ngabo byari byo abantu bose batanze comment kuri iyi nkuru y'uru rugamba no kuramforosa ibirindiro asurumba umugani hari amaze iminsi hari agahenge kabayeho ku mpande zombi ntago tuzi ngo katangijwe n'abandi ariko umugani ntago wamenya ukuntu bigenda ku bakongomani nk'abantu bavuga ko baba bari mu gihugu cyabo baba bagomba nyine kwirinda umwanzi birangira ngo aribo bagendeye kuri ritme M23 nibitsimbuye bagatsimbura nibihagaritse bagahagarika ariko M23 ahubwo ikavuga ko ntago ari itsimbura ahubwo ikaba igitero abanyamakuru rero nibo bayobya abo bantu batanga izo commentaire bakwiye kubabwiza ukuri bakababwira bati mu by'ukuri ingabo zacu nizo ziba zaruhutse noneho zatangira zavuga ngo turaruhutse noneho tumaze gukora indi strategy turamanutse bagasanga rebelle bari bwuma bakongera bakiruka ubwo nibwo byasobanuka naho ubundi ibintu baba bavuga umugani abasomyi babo n'abo bantu babakurikira ntago baba babyumva bumva harimo ibitumvikana biba bikaze ariko ejo uriya mugabo bita Felix Tshisekedi hari ibintu yavuze igoma nibanza ari igoma ni igoma aho yavuze rwose ati igisirikare cyacu cyaracengewe kera kuva ku bwa Muze Kabila Kabila mukuru atariko ati twatangiye kujonjoramo abo bantu bose bacengejwemo ati niyo mpamvu ati turimo turabamaramo kugira ngo igisirikare cyacu cyongere kigire umwimerere ariko rwose yavuze ati igisirikare dufite wapi ati cyacengeyemo kera azi cyacengewe n'abandi none se kuki yatinye kuvuga ko FDLR yagicengeye nanjye nibyo nagiye kuvuga byatavugije kuri wasanga ari byo yavuga igisirikare cyacu cinjewe na FDLR ikindi yavugiye aho hantu ahubwo yaravuze ngo mubabarire aho igomba nyine bamwongeza kadezi mu manda ngo icyo azakora ngo azakubita M23 ngo débarrasser notre ngo nous allons débarrasser notre pays des terroristes du M23 qui sont amenés par leur leader Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne barbare de terrorisme qui enduigne les peuples congolais. Andeuille no gushyira abantu nyine mu cyunamo muri deuil. Ni kubashyira muri deuil. Qui enduille les peuples congolais pendant des dizaines d'années. Ubwo urumva nyine yongeye avuga ibintu by'imirwano byo nakubwiraga ngo kaka undi buze kukubwira aka kantu yarakavuze hano igoma ni muri Nord Kivu umunsi wari wabanje Friday yaho nibwo yari yagiye i Bukavu muri Sud Kivu avuga ngo nubundi ibyo kuntu ngo kibazo ikibugu cyabo cyatewe n'u Rwanda ngo Perezida Paul Kagame ngo azarangira nka Hitler ngo nawe ngo ni Hitler abantu bari kumwibaza batari ku mukuru w'igihugu afite manifesto imeze iti nta muhanda ari kuvuga azubaka kandi uwo ubwawe ni wowe uzumbwira ukuntu kuva byibuze muri Nord Kivu ujya muri Sud Kivu bigoranye yego nta shuri ari kuvuga
kandi abantu bahoze bagaragaza amafoto y'abanyeshuri bo muri DRC by'umwihariko muri utu duce turimo imirwano ukuntu bigira muri za nyakatsi. hari n'umusirikare wo mu Rundi nabonye rwose arimo avuga ati iki gihugu rwose cyaranyariwe n'umwanda wigendera sibyo nta vuriro ari kuvuga. ibaza ahantu Burundi igihugu cya mbere gikinnye muri Afurika nacyo kireba imibereho y'abanyekongo kikagira imbabazi. Umuntu ariho ariyamamaza ni imwe mu bakandida bafite amahirwe yo gutsinda nta kintu na kimwe ari kuvuga. ubwo abanyekongo nabo ntibazamubaza ayo mavuriro ntibazamubaza iyo mihanda kuko ntabyo yigeze abasezeranya. babyumve ntazagire uza kumwigaruka nyuma icyakoze nananirwa gutsinda M23 ibyo byo muzabimubaza kuko hakubwi iby'ibikorwa remezo muzabimubaza mu yindi manda ya gatatu. Umugabo afite manifeste imeze guteko ariko se nta bantu bamutegurira nta n'abantu bamubwira bati rero ntago wajyana imvuga imwe nka rusake igihinduro navuge n'utundi. hari umuntu wigeze kuvuga muri kandi ni umuntu ukomeye muri Kongo yigeze kuvuga ko Tshisekedi ikibazo afite ari abajyanama. afite abajyanama binjije muri politiki abantu ngo yagiye akura mu tubara ahantu abantu babanye muri za Belgique abantu batwaranaga amataxi abantu bahuriraga mu maresitora barya ubugari n'isombe muri Matonge abo bantu ngo nibo yazanye nabo mu muryango nakora abanyazi kubyina wawe azi kurya umuziki wa mukobwa utazi kuryoshya uyu mugabo abo bantu rero nibo yazanye abashyira iruhande rwe ibintu byose akora biva mu mitwe yabo. none se akumva politiki niyo bagiye koreka Kongo rwose ntugire ngo n'abandi mbega politiki nawe baze umuntu amaze iminsi igiye kuba ukwezi kugiye gushira biyamamaza habe no kuvuga ikindi kintu azakorera abakongomani uretse kubabwira ibya M23 ntabwo ari we gusa n'abandi ba Fayulu ba Katumbi bose bashyira imbere kubaka igisirikare wagira ngo ikibazo igihugu gifite ni igisirikare bafite ikibazo cya insecurity ariko nkaba Katumbi we n'ibindi bikomozaho nyine nawe yageze ku gisirikare niho agira twabyumva kuko insecurity irahari mu gihugu harimo insecurity umugani ukumva ngo igihugu kimaze imyaka 30 hari agace kacyo katabamo umutekano haje za MONUSCO haje ubutumwa bwahehe byaranze umugani ugiye kwiyamamaza ku kantu wakagenda ariko se mu bindi bibazo byagaragajwe byose ntugire na kimwe ukomozaho tekereza noneho nk'uyu Tshisekedi urimo no muri manda ya kabiri rega umenya ko Tshisekedi ntabwo ari buze kwizeza abantu imihanda kandi yarayibijeje muri manda ya mbere ntayubake ntabwo yakongera ngo abivuge ubu nyine agomba gushaka ikintu abakinga mu maso. hari ubundi M23 muri manda ya mbere hari n'umuntu wazumbwira ati nako nahoze mbibona bisirikira ati yako buriya tuzi ko impamvu ino weekend nta ntambara yabaye ari uko Tshisekedi yari arimo bino bice. ati ni kimwe mu bimenyetso kigaragaza ko Wazalendo ikorera ku mabwiriza y'igisirikare cy'igihugu ariko si umugani ariko urumva n'ubundi style ikibazo kibazwa ni iki gihugu abantu bakiye kukiyobora uyu mugabo ufite amahirwe Mana Nyagasani naramukatowe aba baturage bazamutora bazaba barumvisha ibyo yababwiye azabakorera cyangwa hari ibindi haravuga abanyamakuru batandika biyandikira ibishyushye abanyamakuru tuvuge ko biyandikira za byashyushye gusa reka turebe bantu muri DRC bujye mutubwira ibintu byose abantu biyamamaza bavuga gusa tubwira ibyo kuri security gusa mujye munatubwira no kuri social mutubwire kuri economy hose nta kintu bavugaho. ubwo rero no mugabo Tshisekedi yasabye abanyegoma manda ya kabiri ubundi akababohorera ngo igihugu ikibabazo cyo abashaka kukibohora kuri ngo ku Rwanda kandi u Rwanda nta hantu ruhurira nacyo ubwo rero n'ubundi nabyo nta nibyo azashobora nubwo bivuga n'ubundi nubwo nibyo babijyamo bakashaka gukoresha ubwenge bakareka hari umuntu yirera akirera umutwe akanga gukoresha umutwe ngo atekereze cyane akoroshya ibintu ariko abakongomani baramutse batekereje neza bakigiramo imbere babona n'ubundi no kukibohora atabishobora kuko niba atari yamenya uwakiboshye ntabwo yakibohora ntabwo azi ikibazo utaza hari ikibazo umuzara wuza ariko ahubwo arawirengagiza ku nyungu ze bwite. umugabo banza atawuzi manda imyaka 5 irarangiye aracyavuga ibi
noneho bakubwira ukuntu agiye aho yabanje kuganira na M23 akabajyana i Kinshasa, none ubu yagarukanye turuvuga ngo they are not Congolese. Ubuse ibyo bintu uyu bihuje wumva azi ibyo avuga mwana. Ni ikibazo gikomeye. Ibintu avuga bizi. So nibyo rero abantu bamwifatiye ku gahanga bavuga bati uyu mutegetsi uvuga ibintu gusa byo uvugira u Rwanda gusa, ubundi Kongo iyoborerwa mu Rwanda. Ikibazo cya Kongo abona kishobora gukemuka ari uko yishyizemo u Rwanda gusa, nta kindi kintu yatubwira. Ariko si ibyo bintu ko babikoze muri 2018 atari ubwa mbere, ikintu bahinduye ni iki? Ubundi si umugani hahindutse. Muri 2018 ba Fayulu n'ubundi injyana intero yari iyo ngiyo, abashadari bose intero yari iyo ngiyo. Hani buriya uzi ngo bitandukanye na ntuzi na Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi we washinze rino shyaka nyine Tshisekedi uyu uyobora DRC arimo. We yashakaga amahoro pe. Yahoraga avuga ngo ntago byaba ari byiza ko hubakwa inkuta. Bimwe Tshisekedi we yavuze ngo azubaka inkuta zitandukanya DRC n'abaturanyi. Ahubwo Etienne we yaravugaga ati hagomba kuboneka ibiraro bihuza ibihugu, hakabaho ububanyi n'amahanga. Uyu Tshisekedi muto uyu nyine uri ku butegetsi ubavuga yavuze avuga kuri FDLR, abavuga ati ni abanyarwanda baraniye impindura amatwara, ni abanyarwanda bahunze Kongo nako bahunze u Rwanda bahungira muri Kongo, abasigiriza nyine bavuga nk'abantu beza. Ariko se yari yaravuze ati tujye tureba root cause, turebe inkomoko y'ikibazo. Aba bantu ko bahunganye intwaro, amategeko mpuzamahanga avuga ko umuntu uhunganye intwaro yigizwa byibuze mu birometero 150 kandi amaze kuzamburwa n'izo ntwaro. N'izo ntwaro yazatswe zose. Kuki mwazi barekeye? Ati mwarangiza mukaboroga ngo u Rwanda. Ati none muragira ngo nirwirwaneho. Nirwirwaneho se mufite umwanzi aho hirya. Aho si ibyo bintu koko Etienne yarabivugaga wamagabo none yari umutara. Nzakagushakire uze kumbwira nidusoza ikiganiro nkakumvisha, ariko bivuga ati ntabwo byumvikana ukuntu uyu mwanya muri kuvuga ngo barabagresa kandi namwe mutabanje kureba ku nkomoko y'ikituma babagresa. Ni iyo FDLR mwacumbikiye, bayicumbikiye ku bwa Mumbutu, utagira ngo ni n'ibintu byakozwe vuba. Ubwa Mumbutu abandi bose baraza, FDLR ibabana igiti cy'inganzamarumbu yanga kuhava, none kugishibura byabaye ikibazo, kuyitsitsura biranga kabisa. Rero nibahagarare bahame hamwe bote uwo bikururiye, nta kindi kintu wababwira. Ubuse si ibyo ngibyo muri DRC. Nibyo nimba ibyo twabwira nyine ubwikiriho nuko izo sharing z'uyu munsi imirwano nyine yadutse muri ari amasaha ya saa 7 ashyira saa 8, tuza gutegereza ikiza kuvamo niba hari agace kaza gufatwa n'uruhande rwo rwose, tukaza kubigarukaho mu kiganiro kiza gukurikira. Ubwo ndumva ari cya mu gitondo byensi kireka cyo kwana bameke ushobora kuza kubigarukaho ni haba hari impinduka zabaye, nabyo mwabitegereza. Hanyuma nari nakubwiye kuri ya nkuru nawe y'abarundi bo muri Red Tabara. Abarundi Red Tabara nyine yagiye kuri Twitter uyu munsi mu kanya gashize mu masaha 9 n'igice saa 10 zibura. Avuga ko mu mirwano yabahuje n'ingabo z'u Burundi ngo ku kiraro kino kiraro bashaka kuba barakirwaniyeho cyakaje ariko ngo cyarangiritse. Ariko ntago cyaguye ngo gishwanyuka, ariko ngo cyabaye tushe. Bivuga rero ko ngo zino nyeshyamba zahite bazuvuga ko zivuganye abasirikare 3 b'u Burundi. Hanyuma ngo aucune perte a signalé de notre côté, ku ruhande rwabo nyine ngo nta muntu wahaguye. Kandi Red Tabara igakomeza isezeranya ko izakomeza ibikorwa byayo mu gihugu hose. Urugendo byatangiye mu gitondo. Rero bivugwa ko ngo imirwano ngo Red Tabara ivuga ko ifite ibirindiro aho bita Bubanza.
hanyuma ngo muri Bubanza ni mu ntara ya Bubanza iri mu gihugu cy'u Burundi ati bano barwanyi bacu rero ati bo kuri bino birindiro byo muri Bubanza bari muri patrouille ku muhanda wa 5 igihe bacakiranaga n'ingabo z'u Burundi hafi y'ikiraro cya Kajeke mu ijoro ryo ku cyumweru nyine rishyira kuri uyu wa mbere muri iyo mirwano nibwo abasirikare 3 bahaguye hanyuma icyo kiraro nyine nacyo gisa nk'igihungabanyijwe nubwo kitacitse ngo kigwe hanyuma Red kavuga ati twebwe nta n'umuntu n'umwe rwose wakomeretse. Iyi Red Tabara yari iri muri Kongo wagira ngo yumvishe Bwiza TV ifite ibirindiro muri Kongo ariko nta nubwo ari ubwa mbere Red Tabara yabigabye ibitero kandi ubona yaje Bubanza ubu ntabwo yabigabye ibitero bwa mbere ku butaka bw'u Burundi noneho yari imaze igihe itagaba ibitero bigatekwa ko ari uko Burundi bwari bwarakoranye na Tshisekedi bohereza ingabo z'u Burundi zijya kuyirwanya muri Kongo zirangije babazizamuhesheje itabona ziva muri Sud Kivu ariho hegeranye nyine n'iyo Red Tabara kuko nayo iba muri Sud Kivu bazizamura muri Tafoke ngo zijye kurwanya M23 muri Nord Kivu singabo rero bazamuye banza arizo zatumye Red Tabara igira gutya amaboko yumva nta kiziritse uko sha nta bantu bahari koko urukundo batunganaga n'umuntu gutya bacunga amaneko za Red Tabara barazishobora kwazabwiza ati baragiye nta bantu bakiri hano none dore itangiye gukoramo yagiye hehe i Burundi kandi twarabivugaga mu biganiro n'ibyo nakubwiyaga ngo wagira ngo zumvishe Bwiza abo bantu niyo bari baragiye kurwanya Red Tabara bigatuma mu Burundi haboneka umutekano hari hamaze iminsi hari ibintu by'ibibazo mu mihanda kimwe nuko ukuntu zino ngabo z'u Burundi zimaze iminsi zitwara muri Mushaki ukuntu zicwa ukuntu zifatwa nabyo bishobora gutera courage rero Tabara ikavuga ati ba bantu burya nta kintu batera cyangwa n'abarundi bakaba nyine bari kwikanga urupfu bakanga kurwana bakaba bana babonye bakamenya bati mubarekesha ntabwo tugiye gukomeza gupfiranga imirwano ya hato na hato turabihaze rero urumva ko mu karere birashoboka ko buri ari imwe mu mpamvu zaba zatumye Burundi bunafata icyemezo cyo gucyura bari abasirikare huti base abariyo mpamvu ko oya ntabwo babacyuye mbere y'uko imirwano ibiyo yabaye mu rukerera ahubwo birashoboka ko bariya bo babacyuye nyine kubera ibibazo byo muri Kongo kuko nkuko dutangiye nakubwiye bari ku gitutu bari bari gushyirwaho igitutu cyo kuvuga ngo abo muri Tafoke barimo barakubitwa bakaduhungiraho kandi twebwe turi mu butumwa bwa EAC butatwemerera kurasa ibintu rero byo kubona uko twitwara biri kutugora mureke tuva buriya bo niko basabye babwira Neva bati twebwe nta kintu dukora oya mission yararangiye ntabwo abasirikare ibyo ngibyo babibwira umugaba w'ingabo bo barategereza bagahabwa amabwiriza ntabwo ari bo baha amabwiriza abayobozi ntacyo ubwo abayobozi nibo batekereje abasirikare 900 nta kintu bavuze ku gisirikare cy'u Burundi gusubirayo no kugaruka byose ni ibintu bishoboka kandi byoroshye kandi simpamya ko abasirikare b'u Burundi bose bari muri Kongo bashize cyangwa byari ukujijisha nyine ubutumwa bwabo hariya bwarangiye ni nko gukuramo inifomu za EAC bagasubizamo iz'u Burundi wowe niko bibona bitandukanye ko biyaterewe warabibona niko natangiye mvuga aba bantu ntago bagiye byanya kugenda kuko bararandinga i Bujumbura bahita bongera binjira Sud Kivu bazamuka kimwe nuko bagenda babisikana n'abandi bazi yego byaba ari ukujijisha kurenza uko byaba bifite meaning yo kuvuga ngo koko barawizorobinze ngo ubutumwa bwarangiye bashobora kuba harimo akantu ubwo rero nuko bimeze kuri ubwo butumwa nyine ubukomojeho twabivuze ko abasigayeyo ni Abagande bazataha buhoro buhoro kugeza kuri 7 z'ukwa mbere bo nta pressure ngo iba ariho nicyo bavuze hanyuma inkuru twasorezaho ni iyi ngiyi ivuga ko muri uko gutaha kw'izingabo za EAC ngo hari communauté iharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iri gusaba ingabo za leta guhita zifata ibice abari bari muri aircraft bavuyemo Nisedeni izi ngabo zanze kubifata zibishoboye ubundi aba bantu bo muri ino société civile
imvugo yabo urayivuga iki nutabusya ako waza bakora arya ni uwuhe ongera umumbwire wa musirikare bohereje ku rugamba yari umuganga agahinduka umusirikare ni muri Burkina Faso Chad ni Burkina Faso hari koko amaze kuvuga ati abasirikare nta kintu bashoboye bati ngaho ngwino ugende uje kubidukorera twe byaratunaniye n'izi societe civile zo mu ntuza zo muri Kongo wajya zigira iyo nama ubwo abasirikare bariho bararira bati twapfuye twashize politike nihinduke mwemere ibiganiro buriya ngo bari n'abasirikare benshi bo muri DRC baba basaba perezida kujya mu biganiro nawe akanga akabyanga nyine kwa kundi ngo nta mugabo uhindukira ku ijambo nyo kwihagararaho byandigabo ari nabyo Rabina ajya ahera bavuga ati uyu mugabo asigaje rega iminsi 20 ukwanzu bisigaye ari 19 ati nta mpamvu yo kwirirwa yistress 19 se yigezeho 9 gusa asigaye 9 amatora akaba bikemezwa ko none afashe n'imyaka 5 cyangwa se agiye ku gatebe kujya ikibazo gihabwa abandi bashobora kugikemura rero ushobora gusanga ibi bintu byo kwihagararaho ari byo izi societe civile zitamenya ko ari cyo kibazo afite zikijundika abasirikare ugasanga abantu bari kwizundika FARDC kandi wenda ari kwa kundi baba baburiye mu byisimo kwa bavuga ngo uburiye mu byisimo kwe ntako batagize akasugo ahubwo se wenda tuvuge ko zibigiye zigiye muri ibyo bice none se bazanabirinda babirinda batese kandi cyakuba birinze ubundi hari ikibazo cyabo nuko babijyamo bakabisigira FDLR bamara kwisigira abo babisigira bose M23 ihageze babivamo bakiruka hari amahoro sugize ngo M23 yakwirirwa ijyeyo deni hari amahoro abaturage baho batari kurira ukurikije ikibabaza M23 cyangwa n'ikiyitira kurwana ntago yakwirirwa ihaza Tshisekedi noneho sinzana ari Maria Mamariza niba ari Goma numbaze yarari na kantu bashyizeho naga video naga koti kakerekeje no video iriho abantu benshi aho gati je suis le magistrat suprême je vais m'impliquer pour que Ibengo soit libéré et voté ici le 20 décembre ni Butembo uyu Ibengo ntabwo ni umuhanzi bita Ibengo arafunze Tshisekedi ati ni ngewe mucamanza w'ikirenga mu gihugu ati ngiye gukora ibishoboka byose Ibengo afungurwe sinzi icyo yafunzwe azira hanyuma azaze gutora hano ku itariki 20 ngamvu uwo mugabo n'umugambi w'umugabo ushaka kuyobora igihugu ufunguza umuntu umwe ntunavuze uti nzakora impinduka mu butabera wenda nanjye nagiye kubaza se niwe butabera bubogama navuga ati baramurenganyije tubimenye wenda tumenye ko ubutabera bwiwe bufite ikibazo ariko kuhita avuga ngo zafungura umuntu ngo ni nge juge supreme ni nko kuvuga ati nta mucamanza undi hejuru mu gihugu ubwo no ngo ubucamanza buri hehe munsi y'ukuboko kwanjye arabukoresha cyane ubwo kandi abantu bakazongera kwibaza bati nta rwego rw'ubutabera ruba muri Kongo ko rudakora ibi n'ibi kandi bababwira urutegeka yivuze ati ni ngiye burya byose yewe nuko reka dusoze ikiganiro deni ducumbikira ikiganiro n'ubundi nakagaruka n'ejo kizaba gihari hari n'ibindi biri bukurikire icyo twabasaba gusa ni ukudakura amaso kuri Bwiza TV mukagumishaho mwabona mutangiye kuba board mukajya kuri bwiza.com hari inkuru zitandukanye za politiki z'imyidagaduro z'ubucuruzi zose wazisangaho ndetse n'izijyanye n'imibereho y'ubuzima busanzwe bwa buri munsi hose wazibona kuri Bwiza TV kuri bwiza.com ubwo rero batarakora subscribe bihute kandi abazikoze bakomeze badufashe kugeza ibiganiro byacu kure babishare like kabisa babikorere like n'ibindi byose hanyuma abaterankunga namwe turacyategereje inkunga yanyu komeze mudufashe komeza kwagura ibikorwa kugera kure dushaka amakuru hanyuma ibindi bizajya byikora numva ari ibyo ngibyo turabashimiye rero ariko wababwiye si byo gutera inkunga niba wababwiye ukongera ukashimangira ko bareba kuri ubwo butumwa butambuka hasi
ndumva nta kindi ndi burenzeho. Turabashimiye mwese abo tubanye muri iki kiganiro uruvugiro, hanyuma turababwira tuti mukomeze kugira umugoroba mwiza, kubazakireba namwe hatangiye umunsi muzagira umunsi mwiza, igihe cyose uzakirebera reka tukubwire ngo ibihe byiza. Twebwe turi muri Bwiza Studio kandi tuzahoramo tukugezaho n'ibindi biganiro bitandukanye n'andi makuru atandukanye. Ubwo ngubwo mwebwe mukora izo ngingo Denis yababwiraga, hanyuma mukomeze no kugira ibihe byiza.